Igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza kandi ingize ngo ijoro ryiza bitewe n'igihe urebeye ino video, bitewe naho uri, bitewe naho uherereye hose, ngo ikaze cyane kandi ndagusuje cyane. Reka dusimbutse rero twirukanse tunyarukire mu gihugu cya Kenya, nyuma yuko umugabo Ebono watubwiye ko isi izarumuka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025 mu Banyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, yari itegereje kuzabona iyi si iri mu itariki 25, ariko ibi ngibi ntabwo ariko byabaye. Abantu bibajije niba uyu mugabo arebeshye cyangwa se yaba arimo avugisha ukuri cyangwa se hari indi tariki Imana yemuriye isi ko izarimbuka. Uyu mugabo rero mu kwisonora yaje kuvuga ko kubera ko amasengesho yakoze yinginga Imana byatumye Imana yigirira umuheni ya yirimbura. Nyuma y'uko rero ibyo bibaye hano mu gihugu cya Kenya, haje kuba akandi kantu kari kugenda gakora ku mitima y'abantu benshi, kari kugenda gatuma abantu benshi bandika inkuru zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, aho hari kuvugamo inkuru y'umugabo utangaje cyane. Uyu ni Prophet David Owu. Uyu akaba ari umuhanuzi wita ko ari umuhanuzi urenze abandi bose, akaba ari we muhanuzi w'ukuri ngo abandi bose babeshya. Uyu ni umuhanuzi rero usanzwe umenyereye ku mbuga nkoranyambaga za Kenya, z'igihugu cya Kenya, aho asigaye mu iminsi arimo aravuga ibintu bigiye bitandukanye cyane, bigatuma ababene igihugu cyangwa se abandi bitabira insengero ze ndetse na church n'ibyo ababwiriza baba surprise cyangwa se batungurwa cyane. Ku uyu munsi rero mu minsi yashize aherutse kugaragaza telefone aho yari arimo avuga ko arimo aganira n'Imana, aho Imana nawe bajya bandikirana kuri WhatsApp ndetse akaba yabasha kwandikira n'Imana, Imana nayo ikabasubiza banyuze ku rubuga rwa WhatsApp. Imana akaba ariho imusubiriza ndetse nawe akaba ariho ayisubiriza, ikamubwira ibyo ashaka kubwira abantu, ikamubwira ibyo ishaka ko ageza ku bantu, nawe akayisubiza, bakandikira nk'uko njye nawe dushobora kwandikirana kuri WhatsApp. Ibi ngibi rero byagiye bitangaza abantu benshi cyane, uburyo ki uyu mugabo avuga ko aganira n'Imana kuri WhatsApp. Abantu benshi bakakomeza kwibaza niba Imana yabikoresha urubuga rwa WhatsApp, bikaba byatuyobeye. Uyu mugabo rero benshi batangiye kugenda bamusaba nimero z'Imana, aho kugira ngo nabo bajye babasha kwandikira n'Imana. Uyu mugabo yavuze ko nta byinshi ashobora kuvuga ku iki kintu. Icyo bagomba kumenya cyo nuko ari we muhanuzi wa mbere ngo ukomeye kandi uvugana n'Imana. Mbere yuko rero ibi bintu biba, mbere yuko n'umugabo David Owu Prophet avuga ko aganira n'Imana kuri WhatsApp, hari ibintu byinshi cyane yagiye akora, aho muri church cyangwa se aho yabaga ari kwigisha ijambo ry'Imana, aho agenda avuga ibintu byinshi cyane. Mbere yuko ibi ngibi biba rero, ngo uyu mugabo ngo n'ubundi ngo ubusanzwe Imana ijya kurema iyi mibumbe ko ari 9, ngo yari kumwe n'Imana. Uyu mugabo Prophet David Owu yirishanye n'Imana, Imana ikajya ivuga ngo reka tureme uyu mubumbe. Uyu mugabo nawe akabyemeza ngo bombi n'Imana barimo bicaranye. Ibi bintu uyu mugabo byagiye bitungura abantu benshi ahantu yagiye abikora. Si byo gusa rero, ngo avuga ko rero ngo Imana yaje kumuhereza ngo umubumbe umwe ngo umuyobore, aho uyu mugabo avuga ko Imana yamuhaye umubumbe wa orbit ngo awuyobore ndetse awukoreshe icyo ashaka. Mbere mu make, we were creating these planets, na kusema kwamba tulikuwa tunaiumba hii sayari, and then the Lord made me carry one planet and put it in its orbit properly. alafu Bwana akanisababisha nibebe sayari moja na kuiweka katika njia yake vizuri, And then kisha so he asked me to press it further on his axis. ngo awutware. Uyu mugabo rero akaba ari we ubifiteho ububasha bwo kubera uyu mubumbe wa orbit. Sinzi ukuntu azabikora, gusa nibyo yivugira mu gihe arimo arasenga. Si byo gusa rero, hari ikindi gihe arimo yigisha, ubwo abantu yigishaga abantu bagakoma amashyi, yaje kureba mu kirere rero arareba, abwira abantu ko izuba naryo rimukomera amashyi iyo arimo kwigisha. Yaje kubwira abantu ati nimugende bandi kwigisha mujye mukoma amashyi kuko n'izuba naryo riba ririmo kunkomera amashyi. Uyu mugabo rero yaje kubyerekana aho yarebaga mu kirere izuba ryari ririmo kuva ari ryinshi cyane, aravuga ati no kugira ngo rive niwe wabigizemo uruhare. Ubu ngubu uko riri kuva akagereka abantu ku buryo kiririmo kumukomera amashyi. Mw'iryo terero n'ubundi rero, aho worship team cyangwa se abaramyi bari barimo kuramya Imana, yaje guhaguruka rero akomeza kugenda ababwira ati akomeza kugenda ababwira ukuntu afite ubushobozi bwo kuba yabajyana mu ijuru cyangwa se akabajyana ikuzimu. Mbega muri make akaba yakanzura ati wowe urajya mu ijuru cyangwa se wowe ntabwo ujye mu ijuru ry'Imana data cyangwa se ry'Imana yacu. Yakomeje kugenda rero, harimo umuworship amwe yakomeje kugenda amubwira ati wowe mfite ubushobozi bwo kuba nakubwira ngo injira mu ijuru, urimo uraririmba, yego turi kubona ko ari byiza, ariko mbishatse ntabwo wajya mu ijuru kuko ushobora kuba wansuzuguye cyangwa se hari ukuntu urukundeba kutari kwiza. Mfite ububasha bwo kukubwira ngo injira mu ijuru cyangwa se ntujyeyo. Nani amepiga hiyo vigelegele? Ni wewe? Okay, I bless you eternally, but your sister fell into sin, right? She is not. She disobeyed me, so she cannot enter the kingdom of my God. You know that? The messenger with a golden key
a messenger of this caliber, mjumbe wa kiwango hiki, you know that you cannot contest him and then want to enter. You unajua kwamba know, huwezi even if you're kumpiga foolish. ibi bikaba ari ibintu byagiye bitangaza abantu benshi cyane, bakibaza uyu ari muntu ki, bakibaza ati se ni Yesu waje kongera kugaruka cyangwa se ni Imana yaje kongera kugaruka, ariko byakomeje kugenda bitiza impaka nyinshi. Icyatangaje mu cya nyuma rero nicyo cya nyuma yavuze ibwo ari mu iri teraniro, yavuze ko azi uko Impanda zizavuga ku munsi w'imperuka. Ku munsi w'imperuka tuzi ko hazaba Impanda ubwo Kristo cyangwa se ubw'Imana izaba ije gutwara abageni bayo, ije gutwara umugeni wayo. Uno mugabo rero yavuze ko uko igihe Impanda izazira kizi ndetse n'uburyo zizavuga arabizi. Yaje rero kusa n'ubivuga cyangwa se asa n'ugaragaza ukuntu izo Impanda zizavuga. Izo Impanda uyu mugabo rero yavuze ko ubwo zizaba zirimo zivuga gutya, Like this. namna hii. That is how the si ibyo gusa, hari imitangazo byinshi cyane yagiye akora mu iri teraniro. Gusa icyo twibaza neza, twibaza nimba uyu muntu bizagenda bite, twibaza nimba ari Imana yagarutse, twibaza uko bimeze. Mukomeze kugenda rero mukora subscribe kugira ngo tugende tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari gucishikana hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, haba muri Afurika, mu Rwanda ndetse n'ahandi hose hanze y'igihugu, n'ahandi hose mu nce zitandukanye z'isi yose, ku mibumbe igiye itandukanye. Reka mabwire ngo ni ciao ciao, naho ubundi ngewe nakagaruka, ngewe ndi Kamanzi.